turakura. Mwiriwe neza, turizera ko mwese umeze neza, ko umunsi umeze neza. Chantal, aho basuhuza bose. Muraho mwese, ndabasuhuje. Nishimiye kongera kubana namwe muri gahunda muze dusoma igitabo, muze duca imigani. Ikaze nanjye mbahaye ikaze. Rega nibyo. Ariko warabuze. Nabonetse nagaruwe na cya gitabo nyine cya masenge wikina n'urukundo. Aha, igitabo gikomeye cyane uyu munsi dufite igitabo gikomeye cyitwa Wikina n'urukundo. Ane bakunzi abahari, Jeanne Mukamunana aragusuhuza ngo wabagaye Chantal, turakongora kwakiriye. Murakoze cyane, nanjye nongeye kwishima kongera kubana namwe. Urabona ukuntu twambaye, ariko twambaye bajya bavuga ngo iyo umuntu yambaye gutya aba yambaye nk'ikigori. Wiriwe Ana, umeze neza, ba Beatrice mumeze neza, ba Juliana bameze bate, ba Marciana. Uyu munsi turasuhuza by'umwihariko, twongeye dusuhuze abamama. Je twasuhuje n'abana b'abamama, turabwira abamama amazina y'abamama bose uzi, bose ubanza ubasuhuze. Ndabona barimo kuza amazina ya ba Muka, ba Uwa, ba Nyira. Nima cyangwa na Nyira na ba Muka. Twakonje cyane Chantal, twashize twambaye nk'ibigori, ariko twambaye hano harakonje, imvura yaguye imvura yaguye nyinshi. Muraza kureba amashusho, imvura yaguye. Ngaho bagusuhuza ba mama, umugoroba turahutura ba mama ababyeyi. Amazina izo nyajwi umbwiye abonzi Ba Muka, ba Nyira. Umubyeyi witwa Mukandayisenga ndamusuhuje, na mama wanjye witwa Uvuze mama we mu izina. Kera ntabwo twavugaga aba mama bacu mu mazina. na Nyiramana Vestina, na Nyiraminani. Ndumva bahagije. Nkusi, mwiriwe neza. Damiya uraho neza. Bankaka, bamukankaka, bamukamunana, bamukamurenzi, bakunzi, ba Nyiragwa neza, ba Nyiramariro, ba Nyiraneza, ba Mukamana, ba Mukaneza. Amazina yose turabasuhuje. Ba Anita, ubwo Anita ariko ni irihe zina ntabwo mbizi, ariko turabasuhuje mwese turabasuhuje. Uyu munsi rero twabazaniye igitabo kiryoshye cyane, igitabo twagira ngo bose baze. Bushize ndashimira madame Mukamunana, yaratubwiye ati nibyo muraca imigani, nibyo dufite ibisakuzo. Uziko mu minsi ishize twasomye ibitabo bitandukanye, Humura Shenge, dusoma igitabo cya kindi kitwa Chantal, kitwaga Murorunkwere, kitwaga urukundo mu cyaro. Dusoma ibitabo bijyanye n'imihango y'ubukwe, dusoma ibijyanye n'indangagaciro z'umuco nyarwanda, twasomye ibitabo byinshi. Uyu munsi rero turaza gukomeza dusoma igitabo cyitwa gutya ngo Wikina n'urukundo. Icyo gitabo mbuze kugishyiraho, mbaze kubatangariza ko tuza kugisoma uyu munsi, nahise mbabwira ngo ese hari uwo waba uzi waba warakinishije urukundo rwawe? Ese wowe hari uwo waba warakinishije urukundo rwawe? Nabyo birashoboka. Musa tuzajyana muri iki gitabo
musome ndabona imitima myinshi tuzagendane nacyo twumve ibikubiye muri iki gitabo rero cyitwa Gukina n'Urukundo, cyanditswe na Bizumuremyi Fabrice, hanyuma edition Bakame nayo niyo ya edition byo bita muri edisorwa nyine muri edition Bakame. Kanangire rero mbasomere mutega amatwi, ubwo ndikwa kuri commentaire zanyu turazikurikira hano, mbasaba gukora subscribe nyuma y'ahangaha kuri channel YouTube yanjye Mukazibera Marie Agnes. Hanyuma mbabwira ko ku itariki ya mbere ejo bundi tuzagira uyu mwaka, tuzizihiza umwaka dusoma igitabo, dushimira bose mwatangiye kudufasha muri iki gikorwa, batangiye koherereza amagato, abatangiye kohereza amabiswi, abatangiye kohereza amabombo, abatangiye kohereza ibintu bitandukanye kugira ngo umunsi wacu uzagende neza, kandi uwo munsi uzakora kubaha amabwiriza yo kurwanya no kwirinda COVID-19. Ubwo rero ndashimira cyane Madame Chantal Miro, wakoze cyane ku byo watwohereje twabibonye, wakoze, Imana ibahe umugisha, ubwo n'abandi bose ubwo abwirwa benshi akumva beneyo, ubwo turabategereje. Ubwo rero tugiye gutangira dusome iki gitabo cyitwa Gukina n'Urukundo nkuko twakiberetse. Mutega amatwi, mugende mwohereza za commentaire icyo mutekerezaho, turaza no kuganira ku Chantal nawe aza kugira ibyo atubwira. Merci beaucoup monsieur Kiemoko Kurba, abanyamahanga babaje nyine mujye mwihangana tubasuhuza. Gukina n'Urukundo. Kabanyana yari umukobwa w'igikundiro, akagira uburanga karemano n'imico myiza, agakundwa na benshi. Ubwo yigaga icyiciro rusange cy'amashuri yisumbuye mu ishuri nderabarezi ry'Izaza, bamwe mu basore bo muri icyo kigo bifuzaga gukundana nawe ndetse bagahiga ngo barebe uzamwegukana. Ab'inkwakuzi baratinyutse bamusaba ko bakundana, ariko arabahakanira. Yangaga ko byamutesha umwanya ntiyite ku masomo ye, bityo bikabangamira ubuzima bwe bw'ejo hazaza. Abandi batinya kumubwira akabari ku mutima ngo nabo atabumvira ubusa. Abo basore batangira kujya bamusebya. Abo batashoboraga kumubwira ubwo batangiye kujya bamusebya. Bamwe bati nihogoza ariko n'umwirasi, abandi bati ni keza ariko n'agaturage. Ni keza ariko n'agaturage. Kabanyana arangije icyiciro rusange mu ishuri nderabarezi ry'Izaza, yanahakomereje icyiciro cya kabiri cy'amashuri yisumbuye. Umunsi umwe mu gitondo, Kabanyana na bagenzi be bakoropa ishuri, yasunitse amazi ayasohora atarukira umunyeshuri w'umuhungu wari unyuze imbere y'umuryango, maze inkweto n'ipantaro yari yambaye birahindana. Kabanyana arikanga, ahita amusaba imbabazi. Akuramo umupira yari yifubitse ngo awumuhanaguze. Undi ati humura byihorere. Asubira aho arara, ahindura imyambaro, maze ajya mu ishuri. Nijoro abanyeshuri bagiye kuryama, abahungu bageze aho barara batangira kuganira ku bakobwa beza bo muri icyo kigo. Abashya batinze cyane kuri iyo ngingo, dore ko bari bamaze kumenyerana. Uwitwa Muneza abaza mugenzi we Murenzi ati uribuka abakobwa babiri binjiriye rimwe natwe mu kigo sha? Nka nyine mugende mu byumba byane mutashaka na commentaire zanyu hano. Ati uribuka abakobwa babiri binjiriye hano mu kigo sha? Wa undi muremure w'inzobe
niwe uhagarariye abeza b'iki kigo pe. Munana aratanguranwa ati oya sha, njyewe uwanyuze nahise mbaza n'akazina ke, reka nkarebe mbabwire. Acana agatoroshi yari afite, akura agapapuro mu ipantaro yari irambitse hejuru y'igikapu, aragasoma aravuga ati yitwa Kabanyana. Nanditse akazina ke ngo niduhura nzabone aho muhera. Abandi bariyamira bati uwo sha, n'abasanzwe muri iki kigo yarabananiye, none ngo ni wowe azemera. Umwe mu bari barize icyiciro rusange muri icyo kigo arabaseka cyane ati ya mbega be yimizi ya reka rero murya indobo hafi. Kariya gakobwa kariyemera cyane. Mugenga ati nyamara njye nabonye agira umutima mwiza. Bakiri muri ayo bikanga umuyobozi ushinzwe imyifatire, bacecekera rimwe. Umunsi wakurikiyeho ku mugoroba, abanyeshuri bavuye muri siporo bajya kuvoma mu kigega amazi yo gukaraba. Kuvoma mu kigega byasabaga kurira ku rwego. Niyo mpamvu abakobwa bitabazaga abahungu ngo babavomere. Biragenda bibyibutsa byo muri secondaire no muri primaire. Bitabazaga abahungu ngo babavomere. Kabanyana yajyanye na bagenzi be ku kigega, binginga abahungu bahasanze ngo babavomere, ariko baranga. Bamwe barabaseka, abandi bati ntacyo twabamarira kuva muri kumwe n'uwo mwirasi. Kabanyana abonye ko agiye kubuza abandi amahirwe, afata indobo ye agenda atavomye. Yigiye imbere gato ahura na wa muhungu yigeze gutarukirizaho amazi. Barasuhuzanya. Umuhungu aramubaza ati mu kigega amazi yashizemo se ko ugarutse utavomye? Kabanyana ati abahungu tutanze vomera. Undi ati ibyo se birashoboka, ngwino njye kukuvomera. Umugoroba umwe abanyeshuri basubiramo amasomo, umuriro urabura. Bamwe barasohoka bahagarara hanze bategereje ko ugaruka. Kabanyana wari inshuti ya Kanyange wari inshuti ya Kabanyana ajya kumureba, baganirira imbere y'ishuri ryabo. Muri ako kanya haza umuhungu abwira Kanyange ko hari umuntu umushaka. Kanyange abwira Kabanyana ati ihangane gato ndaje. Kanyange akigenda haza wa muhungu wavomeye Kabanyana, asanga ahagaze wenyine. Aramusuhuza maze aramubaza ati uracyanyibuka se? Kabanyana araseka ati niyo naba nibagirwa vuba, urumva nakwibagirwa n'ukuntu wandwanyeho? Undi ati jyewe ryari gute se? Kabanyana ati reka kwijijisha di, ubwo se wiyibagije uburyo wangobotse nabuze umvomera? Umuhungu ati niba unyibuka se nitwa nde? Kabanyana ati uzi ko wagiye utanyibwiye koko di? Undi ati urabanza wica ikiru
kuri iki kiru rero mbone kukwibwira. Kabanyana ati ibyo biroroshye, wowe banza unyibwire. Umuhungu ati nitwa Mugenga, iwacu ni Mayange mu Bugesera. Wowe se akazina kawe ni akahe? Undi ati ubwo nawe utanzi rero nta kiru unca. Mugenga ahita akura agakarine mu mufuka w'ishati amwereka ahanditse Kabanyana. Undi biramutungura, amubaza uko yamenye izina rye n'impamvu yaryanditse muri ako gakarine. Mugenga aramusubiza ati nkikubona isura yawe yanyuze umutima, nkora uko nshoboye mbaririza akazina kawe, kubw'amahirwe ndakamenya maze mwandika muri aka gakarine. Yungamo aramubaza ati ahubwo se iwanyu ni he? Kabanyana aramusubiza ati iwacu ni Inzige muri Rwamagana. Ako kanya umuriro uburagarutse, abanyeshuri bose basubira mu ishuri. Mugenga yakomeje gukunda Kabanyana, ariko yakumva abandi bahungu bavuga ko asuzugura bikamuca intege, akabura aho yahera yongera kumwegera ngo baganire. Cyane cyane ko atari amenyereye ibyo gukundana n'abakobwa. Ku rundi ruhande, Kabanyana yakomeje kwibaza byinshi ku kiganiro yagiranye na Mugenga, bimutera urujijo. Igihe kimwe nimugoroba, Kabanyana yagiye gusubira mu masomo nk'uko bisanzwe. Akirambura ikayi ngo yige, asangamo ibaruwa yanditseho amazina ye. Ayishyira mu mufuka w'ijipo vuba ngo hatagira undi uyibona. Arasohoka ajya ahiherereye, arayifungura, yihutira kureba uwayanditse, asanga ni Mugenga. Kabanyana arayisoma, amatsiko menshi ayafite n'umutima udiha. Mugenga rero yari yamwandikiye agira ati nkabandikeye aho suspense, agira ati ibaruwa tukaba tuzayisoma kuwa 4. Ngibyo iby'uyu munsi, inkuru ko itangiye murayumvise. Musigarane ayo matsiko yo kumenya ibyo Mugenga yandikiye Kabanyana, naho kuwa 4 saa 2:30 ku isaha y'i Kigali. Shata nawe ntabwo bizi byanditsemo, nanjye ntabwo bizi, mfite amatsiko yo kuzamenya. Ubwo tuzamenya ibyo Mugenga yamwandikiye. Inkuru nziza cyane iryoshye, kuko ni mapuro, ni inkuru nuko inkuru zitangira. Reka rero mbashyiremo akaririmbo nkabature mwese, akarimbo keza cyane kavuga iby'umukobwa w'umunyarwandakazi uko agomba kwitwara. Hanyuma na komanteri zanyu namwe mwese nkaba ndimo kubasuhuza. Hanyuma mbatura n'iyi ndirimbo, nkuko nababwiye hano mu Rwanda harakonje, imvura yaguye nyinshi cyane. Urabona ukuntu twambaye amakoti. Indirimbo nkaba nyibatuye umukobwa w'umunyarwandakazi. Muri kumwe na Masenge Agnes, muri kumwe na Chantal. Tukaba tunezezwa no kuba turi kumwe namwe buri mugoroba, kuwa 2 no kuwa 4 mu Kinyarwanda, kuwa 2 no kuwa 3 mu Gifaransa. Mwumve ko utangiye kuba mubi. Indi utangiye kuba mubi. Iki kiba mubi. Uwo munsi anabakunzi umva iyo ndirimbo. Mva ukuntu bahuye. Sinari muzi
bwiza bwe ntiyabure. Ana ntabwo akunda kudashira amatsiko. yarategereje kumva ibaruwa bamwanditse ikirimo ibaruwa nzayivuga ku wa 4. ati umukobwa ntivuga vuga mwizina. urumva aho hantu ushaka ko tuzakwaganira. Ana hari masenge bigendekera kuriya nta masenge ahora bizi igihe cyose. Koko urarakaye. reka uwo mwana suspense. bashaka kumenya inkuru yose ntabwo uyimenya, uzamenya ku wa 4. reka uwo mwana nahuye nawe. ndetse rero mumbwire uko mubibona. Karagapoze indirimbo igira icyo ibibutsa mu bwana bwanyu biga muri segonderi. ongera kumubona yagiye anaransetsa anaranshimisha. ongera kumubona ngaho rero nimumwire rero turaza kubyaka karirimbo Chantal humvise itangiriro ry'iyi nkuru wikina n'urukundo. Numva ukuntu inkuru itangiye abana bari mu ishuri, itangiye umukobwa arimo gukora pamena amazi kuri uriya mugabo uriya musore biganaga. Umuhungu akoze uko ashoboye, ashatse izina rye, amubajije uko yitwa, ntiyamubwira uko izina rye, ngira mbese mu magambo icyo wizemo muri iki gihe muri nkuru y'uyu munsi. Ubwo n'abandi baze kutubwira anayarakaye none sanateka nicaye ijoro ryose ngasoma iki gitabo, kandi tugomba kugira utuntu duke kugira ngo musigana amatsiko ibizakurikiraho. Uko bivuze byose ubwo si ibindi yazabivuga geke. tukazumva inkuru yibarwa ubure butanze atagitangaza kuvuga ngo muze kumva yibarwa y'umusore Tagengwa yandikiye Kabanyana. Iki wumvisemo rero? Murakoze cyane. Jewe uko ndakurikiranye inkuru ngo wikina n'urukundo nibyo koko nta muntu ugomba gukina n'urukundo. Bisugera ku mwanzuro wowe wise hera kuri ku mutwe w'inyandiko. Nta muntu ugomba gukina n'urukundo. Ariko bura tuzabyuva uko bimeze mu minsi izi. Kabanyana abahungu bari baramwishyizemo babona ko ari umwana mubi. Kandi mu by'ukuri nubwo wenda gatatu tutarasoma ngo tumenye uko bizarangira, je numva bitazarangira ari umwana mubi, kubera ko uyijya mu gitabo wowe umva inkuru uyu munsi ya mukobwa arogamwe arimo kugira isuku. Hanyuma biragiye bigeze aho mbese ngo bari abanyifate mbese wenda ngerageze wenda bitari muri rusange ndashaka kuvuga wenda gira icyo tubwira kuri bari abana bagenzi babo baraje barabwiye ngo bavomera amazi bariyangiye. Batangiye baravuze ngo Kabanyana ngo numwirasi azize iki ngo nuko ari mwiza. Hana yangiye iyo myifatire urabona duhana duhereye kuri byo ko ari bibiri. Ntago ari byo kuko buriya je ntabwo numva ko
yari umwirasi none se kundi mwana yaje akamuvomera kandi yaramumenyeho amazi kandi yaranamusutseho amazi ariko nubwo yamusutseho amazi yasubiye inyuma aramubwira ati mbabarira mu kinyabupfura y'umuntu umukorere ikosa ugomba kumusaba imbabazi kugira ngo murusheho gukomeza kubana neza kandi atarabishaka kandi nta nubwo yanabishakaga ubwo rero ahubwo bari baramwishyizemo bakumva ko ari umwana mubi kandi siko byagombaga kugenda kuko kubera ko mvuga ko ari n'umwana mwiza baravuze ngo muri kumwe n'uwo mwirasi ntabwo tubavomera warangije aratekereza avuga ngo ntabuze abandi bana amahirwe arigendera mu bigaragara nuko yari umwana mwiza kuko nawe kubera ko yari kuhaguma niba abandi banze kubavomera kuko bari kumwe nawe nakagumiza akaguma nabo bakagenda n'amazi batwaye ariko we yarigendeye abandi basigaye barabavomera nawe ageze mu nzira ahura nawe n'uriya musore nawe asubira kujya kumuvomera iyo rero ni imyifatire itari myiza ubwo ni ukuvuga ngo se mu bahungu bisanzwe mu bahungu sinzi wenda niba byarakubayeho cyangwa se niba byarabaye ku bandi iyo myifatire ni uko ngira ngo bari bafite ikibazo cyo kugira ngo kubera ko bari bafite ikibazo cyo kugira ngo bagere kuri uriya mukobwa hari abantu bimera gutyo mu buzima mu buzima akumva adashoboye kugira ku muntu agatangira akagenda amusebya ego ko akagenda amusebya ndabona Jeanne atubwira ngo kuri call center ko turitaba Jeanne bahamagara Jeanne bahamagara nta kibazo turahari rwose kuri Masenge call center turahari ni complexe abo bahungu bari bafite Kabanyana yari abarenze urumva ko ibitekerezo batagiye gutanga yuko ari complexe bari bafitiye uriya kandi ko bijya biba wowe byakubaye ntabwo navuga mu buzima bwa ntabwo wabushyira hano ariko hari inkuru bigeze kumva zimeze gutyo birashoboka hari igihe umuntu aba agushaka noneho uko aje akugana wenda se ugasanga ntabwo bihuye we n'ibyo utekereza noneho nyuma yakazagenda gusebya avuga uriya mukobwa ibiki n'ibiki kandi ntabwo ariko kuri kuba guhari kuko umuntu wese agira igihe cye ahubwo bari baramwishyizemo kubera ko bamushakaga ari benshi kandi nyine we bakumva ko ari umwirasi kandi ntabwo ngiye mbona atari ko bimeze kubera ko tugiye tubona n'ahandi yabaye umwana mwiza kandi ngo bigitangire reka n'igitabo ngo gitangire kuko yaza ko bari mubi uriya mwana w'umuhungu asutseho amazi ntabwo aba yaramusabye imbabazi kandi biza kuba ari ibintu ntabwo aba yaragiye kumubwira ati ngo ntitugende ngiye kukuvomera Masenge call center mushobora guhamagara mugatanga ibitekerezo ndabona telefone yo muri Canada allo Namwe ndimo turirimbe neza Gose cyama ongera kukubona indirimbo yabatwaye muraba teenagers icyo gihe uwo mwana ese abana mwahuye nabo muri icyo yego mwayikunze cyane ariko wayamanza ariko duha ibitekerezo biriya bintu by'abana b'abakobwa umukobwa akaba yitonda rwose ari umukobwa wa undi umunyamutima hamara abantu bakamwishyiramo ngo kubera ko banze cyangwa cyambere badashobora kumwegera ngo bamubwire icyo batekereza ikindi cya kabiri bakamwishyiramo cyangwa bakamushyiramo abandi wowe urabivugaho iki nyakubaho yagiye ariko nakubwira niba yaritonda agacisha makeya akenshi niko bikunda kumera ahubwo kuko ari agasuzuguro yego bakumva ko asuzugura noneho wakubitiraho ko ari mwiza bakumva ko nyine ari ubwo bwiza bakandagiranye nyine nta muntu yavugisha ntaki arasuzugura mbese kubera ubwiza bwe no kumutinya bakamutinya nyine bakuvugisha akagusubiza yego bakamwishyiramo nta mpamvu ni ukuri ariko ni imico itari myiza ni ukuri ni imico n'ingeso nubwo ari umuco n'ingeso yego ubyishyira agiye ngo unagerageze wumve n'imvugo ye cyangwa nuko avuga yaganira ntabwo ari byiza
bagombye kumwegera nyine bakabanza bakamuvugisha bakumva uko abakira ariko atari ukuvuga gutyo gusa ngo bagende batinya babibwirana nta n'igihamya bikaba mu nyangire kubera ko udashoboye ni bibi pe ni bibi rwose niba urubyiruko barimo kudukurikira rwose babyumve ntabwo ari byiza kubera ko udashoboye ariko rero ikindi kintu ngiye kinyobera hari abahungu bajya bananirwa kugira icyo babwira abakobwa hanyuma ahubwo bagashyitamo mwarabibonye muri cya gitabo cya Martin urukundo mu cyaro ntashobore kugira icyo avuga njye nibaza abantu badashobora gutera intambwe ngo bavuge urukundo rwabo hanyuma bakajya kugenda basebya abandi ntabwo ari byo reka mubwire inshuti yanjye yego masenge karame ntunegura abaze mu ndaro urumva nanjye muri abahungu sinegurira abaze mu munda ni ikihe kibazo kiba gihari kuki abantu badatera intambwe ngo bavuge buriya rero ngira ngo mwagiye mubona banki henshi ndi muri Afurika y'Iburengerazuba yagukunze arabikubwira akabati rwose ati ni ukubera iki ni ikintu cyo mu muco wacu nyarwanda kwizigama kugira isoni n'abahungu bacu urabona habaho gutinya akaba amagambo utatinyuka kuvuga nk'ibyo gusomana byaje inyuma cyane urumva imyaka yacu ntibyabagaho urumva no kubwira umukobwa uramukunda byacaga kure cyane wajyaga ukajya kumureba ukanatinya iwabo nawe ntiyatinya iwabo mugahurira mu bintu byo gutashya inkwi kuragira se kuvoma se ibintu cyangwa se ku rusengero urajya mu misa ya kangahe ya mbere ya kabiri se no ibyo yego ari kwiyiba bikomeye cyane yego urumva ni amateka nuko yateye n'igihe cyabyo kagira imana nuko bivuze neza ariko ubu ngubu basiga bahora mu mashuri bicara ku ntebe urumva ariko twe twahuraga mu mikenke twagiye guca ubwatsi twagiye kuragira iryana biratandukanye n'ibihe by'iki gihe yego icyangombwa ni ukugenda n'ibihe ariko tuganira n'abakuru tuganira n'ababyeyi bacu tukabubaha yego murakoze cyane ngaho nguko kagushyiramo akaririmbo kawe ndumva wagashatse cyane maze hari ibyo kakwibukije ariko cyane ariko ndakaririmba tu ego abandi batwihanganira batwibukiranye uwo munsi yego ngaho kajemo yego nyakwigira imana murakoze cyane muryoherwe mwihangane arisabiye ati ndashaka indirimbo ubwo nyine tuyimushyiriyemo nta kundi kwa masenge umuntu arateta agasaba icyo ashaka numva aranyuze uri mu kinyarwanda rwose aho muri Canada nyine bahagaritse isi bati mwege twiyumva indirimbo umukobwa ntiyivuga mu izina ibi nabyo tubivugeho umukobwa ntiyivuga mu izina
yego murakoze cyane, murakoze cyane. Hano ndabona hari na za commentaires zitandukanye. Yego murakoze cyane kuryoshya umugoroba. Yego murakoze, Imana ibahe umugisha. Imfura Felicien aratubwira ati akenshi iyo umukobwa yitonda baramutinya. Tekereza, ariko urumva ikintu gikomeye ni icyubahiro yiha, sibyo? Ni icyubahiro bayihaye. Umukobwa ntabwo upfa kuza kumubwira amagambo yose wishakiye. None waba ushaka kujya ngo kubwira amagambo yose yishakiye akaba yabivanamo iki cyo kugenda gusebya ngo ari irata. Murabona ukuntu bavuga ngo ntabwo ari irata, ngo ni umuturage. Umuturage guteze twese reka twese turi abaturage b'igihugu, ariko urumva ko babivuga mu rwego rwa rutari rwiza. Ngo ariko abasore bagomba kumenya ko agasore katiraririye ntikarongora inkumi ngo ni mu kinyabupfura. Imfura nanone akongera Felicien akavuga ngo Kabanyana yari yarisobanukiwe. Beatrice atusuhuje, Chantal uragusuhuza. Urakoze cyane Beatrice. Uko Chantal yitonze cyane ngo yihaye icyubahiro cyinshi ngo gikanganye Chantal. Yego nyine yumvise ibyasomwe hano muri iki gitabo. Urabona Kabanyana ukuntu abantu bivuga kubera ko iki ntabwo bari gupfa, ntabwo bapfa kumwegera gusa, bapfa kuza kumubwira. Buriya rero nabyo nibwira ko ari ibintu bibariga. Umukobwa ntabwo apfa kuza kumubwira amagambo yose yiboneye. Hanyuma akenshi ukaza ugatangira nk'abantu bize psychology nka Beatrice ngo nyine hari abatubwiye andi bakunze yatubwiye ngo ikibazo cya complexe abantu baba bafite kwitinya. Hari abagira complexe d'infériorité n'inde supériorité. Kwitinya n'abandi baba bishyiraho akishyiraho akiyemera. Ariko cyane cyane ufite kwitinya kutigirira icyizere ko umusore kuza gusuhuza nk'ubwo bari mu ishuri byari bitwaye iki kuza akamusuhuza. nta na kimwe pe, aho kugira ngo yicaye atangira mu tuke ngo ni umugaturage ngo ntarirata ngo ni keza ariko ngo nta gaturage kuko mu cyaro ngo ariko ngo nushabuka bamwita ngo ni ikibazo ngo niba nta munoza. Nibyo rwose niba nta munoza arajara akavuga ati nushabuka nawe baramutuka. Nagira ngo rero mbabaze ikintu kuri iriya ndirimbo hari aho bavuga ngo umukobwa ngo ntiyivuga mu izina. Mwabonye ko n'uyu mukobwa Kabanyana hari aho bwageze ntiyavuga izina rye. Buriya ni biri no mu byatumye mpitamo iriya ndirimbo. Umukobwa ntiyivuga mu izina. Hari aho ujya kwa ugasanga umukobwa wenda utanamubajije agatangira akazakazana akaboko agatangira akagusuhuza njye nitwa Chantal njye nitwa Chantal njye nitwa Kelly njye nitwa Alice njyewe nitwa Sandrine njyewe nitwa umukobwa. Sinzi icyo mubivugaho ariko nkurikije aya magambo ari muri iyi ndirimbo baravuga ngo umukobwa nkuko Kabanyana yabivuze. Murabona kuri umukobwa ntiyivuga mu izina. Yemwe abisenge neza mwe cyane ndabwira urubyiruko umukobwa ntabwo upfa kugenda usamara uvuga izina ryanjye koko none se urimo cyane hari bajya babona ukwiyamamaza kuyabonesha. Oya kuyabonesha cyo ni igifaransa cyane mvuga ikinyarwanda ni ukwiyamamaza ukigira kuyabonesha no kujya hano kujya gufata nyine bakakwanika ni ukwiyamamaza. Niba urimo kwiyamamaza nitwa kanaka ninde waba kujya kubwira wiri kuvuga ku musozi wose uvuga amazina yawe ku musozi abantu bose kwiyamamaza ukajya kwiyamamaza uvuga nitwa kanaka. Oya mu kinyarwanda bisenge neza nta sinzi abandi bakuru bari hano abandi bashobora kumpinyuza ariko murabona muri indirimbo iravuga ngo umukobwa ntiyivuga mu izina. Ni handi bavuga ngo bakakubona utambutse bakajya kukurambagiza bakajya gushakaho amakuru ariko kuki ugomba kujya gutanga amakuru kuri wowe wagiye ugakora ibyo uvugisha ibikorwa gusa ubyuke saa 12 byari niyo nkunda kuvuga ukubure nka Chantal wanjye.
anabana yanjye ngo si ikizungu se ngo twarasirimutse kongera avuga nitwa kanaka gusa ubu ujya kuvuga ntawe nukubajije izina ryawe rega ngo zo gusimuka na simbizi abandi nabo nibatubwira Chantal urumva ari byo kujya ku musozi wowe ugenda uvuga ku musozi nitwa Chantal ntawe ukubajije oya umukobwa ntabwo yivuga mu izina ariko se uriya muntu ugiye uko mbyumva cyangwa reka mwereka babanze batubwire hanyuma nanjye ndababwira uko mbibona kuntu ntabwo ari ngombwa kugenda uvuga izina ryawe ariko izina ryawe ubwawe ugomba no kwitsinda umuntu akajya gushakisha izina ryawe uriya mukobwa umeze gutya ariko hari abavuga ngo ni umukobwa umeze bakamuvuga muremure winjiye rimwe n'abandi hano mu kigo yari muremure yari inzobe hanyuma bagiye no kumaza izina rye ntabwo yarivuze yaracecetse hanyuma ariko murabona imbaraga uriya mugabo witwaga nde ya muhungu witwaga nde kagira gute yitwaga yari undi mukobwa wavuga hano witwa Kanyange uyu muhungu witwa ndera kageruka yitwaga Mugenga uyu muhungu witwa Mugenga murabona imbaraga Mugenga yakoresheje kugira ngo ajye gushaka izina rya Kabanyana kuri njyewe ni ikintu gikomeye cyane mu muco nyarwanda kujya yakoze uko ashoboye ajya gushakisha izina rya Kabanyana ariko Kabanyana nawe ntabwo yajya kubaririza amazina y'abahungu kuri uwo murenge ko aho ngaho bari yakubaha PS mwiriwe neza PS muri Minisiteri y'Umuco Minisiteri y'Urubyiruko n'Umuco Musanze dawe kivuga wikina n'urukundo turimo kuvuga ibijyanye n'iki gitabo twatangiye kuvugaho umukobwa yari mu ishuri ryisumbuye hanyuma bakajya baza kumubaza amazina ntayavuge akavuga ngo umukobwa mu Rwanda ntabwo yivuga mwize mwinjiye ariko nzi ko mama kenshi bamudukurikiye mwinjiye turimo kuvuga ibijyanye nuko nta mukobwa wivuga mu izina hari n'indirimbo nyine twakizemo nayo ijyanye nabyo indirimbo nziza cyane Chantal umukobwa yivuga mu izina ngaho tubwire murakoze jewe ubundi uko mbizi mu muco wa Kinyarwanda na mwana w'umukobwa ukwiye kwivuga izina ubundi umuntu yashaka kumenya izina ryawe ubundi arakubwira njye nitwa kanaka ukabona kumubwira amazina yawe ntago ari ngombwa ngo umuhisi n'umugenzi amenye ko witwa Chantal yego ntabwo ari ngombwa nitwa Kelly nitwa Chantal nitwa amazina yacu ngo narashaje za Nyesi ba Maria Nyesi ngo amazina y'abakecuru yo numva hano bagiye bamarije ba Maria Nyesi ngo ba Bernadetta ba Juliana ba Dorothea ngo dufite amazina ngo y'abakecuru ngo hari amazina nyine agezweho hari amazina agezweho ariko ni ukuvuga ngo twebwe muri ayo mazina yacu ntabwo apfa kugenda uvuga kugira ngo umuntu ajye kumenya izina ryawe yajya akabaririza agomba kugenda akajya kubaririza bikamufata igihe kugira ngo azamenye uko witwa bakabanza akavuga wa umukobwa umeze utya wa undi umeze utya wa undi umeze gutya wa undi umeze utya akabona kumenya izina ryawe kandi nyine bakiremo mwumva iyo ndirimbo ukuntu nayikunze cyane indirimbo nziza cyane n'indangagaciro zikomeye z'umukobwa w'i Rwanda uraho neza Rukundo Alphonse Jean Pierre Sagahutu mwiriwe neza nyakubahwa PS mwese ndabona muri benshi Cyrille Badativa ba Chantal ba Harerimana ba Barthélemy bonsoir monsieur Barthélemy bonsoir j'espère que vous allez bien au niveau muri Côte d'Ivoire ni benshi mwese twabasuhuje n'abandi bari mu madirishya namwe twabapepeye sinarimuzi yego murakoze gutwareza ibikumu yego Rukundo nawe twagusuhuje batuye indirimbo harimo indangagaciro zikomeye cyane zijyanye n'iki gitabo kuganira neza witonze ubwo waba uri mwiza ute mu kugira indangagaciro umuntu ari
kubaha umva hahandi ndakunda cyane Fulgence Destin gato uraho neza uzaze rwose kwa masenge imiryango yari ifunguye uzaze dutaramana hanyuma mukore na subscribe ku channel YouTube yanjye mukazi wa Marie Agnes biba byiza urabona ibyo Ifura Felicien yavuze Chantal urabisoma aravuga ngo ubu Chantal murabona ko yarwaye amaso ariko murabona ko yasigaye namwanduje amaso asigaye no yambara marinette aravuga ngo ngubu ikoranabuhanga ryarabyoroheje kumenya amazina y'umuntu nibyo ndemeranya nawe Felicien ibyo uvuga nibyo rwose nibyo ikoranabuhanga ryarabyoroheje ariko ntabwo ari wowe ujya kuvuga izina ryawe ushobora nibyo ushobora gufata nkaterekera muri telefone nkahita menya hari telefone nyine hita uguha amazina y'umuntu kubera ko ushyizemo nimero ze nyine kubera ko ziba zaranditswe ibyo bishatse kuvuga mu ijambo ry'igifaransa baba bararyanditse ariko ntabwo ari wowe ujya kwibamamaza nitwa kanaka nitwa nanjye Felicien niwe ni umuhungu w'abahungu waza mwe murabyemera ariko umukobwa ntabwo yivuga mu izina umukobwa ntabwo yivuga mu izina Felicien ntubizi se barukunda mutubwira abakobwa bashiki banyu bivuga amazina ntabwo bivuga mu izina tujye tubitoza abana dushobora kubyita ko ari ibintu bitoya ariko ni ibintu biba bikomeye ni ibintu biba bikomeye mu muco wacu umukobwa n'abandi rega bajya no gukurambagiza bakajya gukurambagiza kuba bajya gushaka izina rye uriya mukobwa uzwa naho bigera n'umukobwa ntaba akitwa wa mukobwa ahubwo akitwa mushiki wa kanaka akitwa wa mukobwa wo kwa kanaka niyo amaze gukura ntabwo ari umugore witwa kanaka yitwa mukakanaka siko Chantal yego nibyo yitwa mukakanaka nta witwa mukakanaka cyane ko ari mu rwego rw'akazi amazina akaba yajya wenda ahagaragara ariko umukobwa ntabwo yivuga mu izina umukobwa wa habaho n'imigani iturukaho wenda umukobwa witwaye neza afite umugani uturukaho umukobwa witwaye nabi bavuga ngo iki umukobwa bumwe akagira ati agatukisha bose iyo yitwaye nabi hari amazina umukobwa kenshi ntago ngaho ubwo nibyo nari mfite wenda byo kuvuga kuri uyu mugoroba twasomye kino gitabo twabonye by'umukobwa ukuntu yitwaye twabonye ukuntu ko twavuze ko atari byiza mu ishuri ko niba umuntu afite ikintu cyo kwitinya muri we adashobora ariyo mpamvu yo kujya gusebya bagenzi bawe kubera ko udashoboye gutera intambwe ngo ugire icyo uvuga hanyuma twabonye ko ari ngombwa byari byose gufashanya uriya muhungu yagize atya afasha uriya muhungu mugenga ajya gufasha uyu mukobwa kuvoma amazi mu gihe abandi bari baranze birirwa bamutuka ngo kubera ko ari mwiza ngo ni umwirasi ngo ni kinini ngo ni umuturage ibyo byose abana bagiye kujya ku ishuri ko mwiteguye neza indangagaciro nziza zo gukundana zo kubaha bagenzi banyu gufatanya mu bikorwa bitandukanye kubahana umuntu ukamwubaha uko ari utagize icyo ashoboye ukaba wamuba hafi hanyuma ukiga neza abana bakiga neza ndizera ko nubwo ndabonera kubwira n'ababyeyi ko ndizera ko bateguye neza abana ejo bundi kuwa mbere bazagenda bajye kwiga izo ndangagaciro tumaze iminsi tuganiraho gukurikira neza kugira intego kwiga ugakurikira neza amasomo kubaha bagenzi bawe kubaha mwarimu wawe kubaha abayobozi bawe ku ishuri hanyuma ukagira intego imwe ariyo gutsinda wirinda corona virus ngombwa ni ibintu bikomeye rero ndabona uyu mugoroba reka turekere aho ngaho dushimira abatwandikiye mwe mwese mwanditse message hano ubutumwa kuri Masenge Call Center mwe mwese mwahamagaye shimira Chantal ko yaje tukufatanya muri ikiganiro kwa kane tuzakomeza iki gitabo cyitwa Wikina n'urukundo kugira ngo twumve impamvu
uyu mwanditsi yanditse iki gitabo kivuga ngo wikina n'urukundo. Mwabonye itangazo nanditse navuga ngo se hari uwakinishije urukundo rwawe? Ese wowe hari uwo wakinishije urukundo rwe? Ubwo tuzakomeza twumve byaba uko biri kose harimo amasomo meza afasha abantu kubana neza amahoro. Chantal Madame Anna katubwira ngo umuco urakura urimo kudusubiza inyuma. Kuki tugomba kuba yajabura ngo urakuritse ntabwo ndizi dushingiye ku bagabo ngo umukobwa wa kanaka, mushiki wa kanaka, umugore wa kanaka, nyine ubwo ufite uburenganzira bwo kuvuga ibyo ushaka. Madame Anna ndavuga mu byerekeye umuco, ntabwo mvuga uko biri, ndavuga uko bimeze. Ndashaka kuvuga ku ndangagaciro z'umuco wacu. Umuco wacu umukobwa ntabwo yivuga mu izina, niho nahereye mvuga none mukakanaka, mukamunana, umugore wa munana, mukamurenzi, umugore wa murenzi. Rwose ni byiza cyane n'uvuga njye ndavuga uko mbibona, kandi nawe n'uburenganzira bwo gutanga ibitekerezo. Ubwo nicyo kizagire iki gitaramo, ntabwo nshaka kubasubiza inyuma muteye abantu batari imbere mu myumvire, mu bitekerezo, ariko icyo nshaka kuvuga nuko indangagaciro z'umuco nyarwanda ntabwo zihinduka. Kwiyubaha no kubaha abandi ni ikintu gikomeye cyane cyane. Impera navugaga byeke nk'indi impere kuri indi bivuga ngo umukobwa ntabwo yivuga mu izina. Amazina yabamuka ntabwo azavaho, aracyari kanaka ni mukakanaka, ntabwo nabisanze yana nuko ngo bihagaze, nuko bimeze. Mukakanaka ntabwo bivaho, mushiki wa kanaka ntabwo bivaho, umugore wa kanaka ntabwo bivaho. Anita Tunga akavuga ati turagukunda, nanjye ndabakunda cyane. Witeka akomeze rero abane natwe, ubwo kungurana ibitekerezo ntabwo bibura, hanyuma umuco wacu ukomeze utere imbere kandi wubahiriza indangagaciro ziwurimo. Icyo ndimo kuvuga ari uko ntabwo umunyarwanda nitwa kanaka, umukobwa w'umunyarwandakazi ntabwo yivuga mu izina. Niyo mpamvu muri indirimbo cyane ifasha mu byerekeye kubaha no kubaha abandi. Murakoze cyane. Nibyo nanjye ndemera rwose umuco urakura pe, umuco urakura, ariko mu gukura uhitamo ibyiza bitagusubiza inyuma. Umwana w'umukobwa ntabwo uzemera ko zirirwa zerera, ntabwo ari ku gasozi agenda avuga gutya na gutya na gutya na gutya. Umukobwa agira kugira guteraho ntabwo ari kwimanganya ko wagize ikibazo. Umukobwa w'umunyarwandakazi aba atuje, ni bwo rwo jambo nakoresha. Umukobwa w'umunyarwandakazi aba atuje. Nicyo nashakaga kugira ngo mvuge, ntabwo agomba gusubira inyuma, ntabwo bwasubirayo ngo bikunde, ahubwo arabateza imbere cyane. Nange ntabwo nabigira, ni uguteza imbere umuco wacu. Nubwo umuco ukura tukareba ibyiza biwurimo, ibitari byo mu ndangagaciro zacu tukabyamagana. Even Ndahinduwayo wiriwe neza, murakoze cyane. Kasubiremo karirimbo rero, hanyuma rero ubwo tuzongera iki gitabo tugisome kuwa 4 wikina n'urukundo, turenda indangagaciro zacu nk'abanyarwanda ziduteza imbere. Umunsi wiza wibagirwa rimwe, twahuye n'umwana sinari muzi ntiyanzi, turamukanya maze mbaranyuze, aganiriza neza witonze. Indangagaciro ziranga abakobwa b'abanyarwandakazi. Ko umuntu ari nkundi, mubajije akazina ke, maze arambwira ati umukobwa ntiyivuga mu izina.
indirimbo ndayibatuye aramusekera kugira amagambo make aramureba aramusekera kubera ibyishimo reka uwo mwana nahuye nawe cyatangira kuramukira mwakoze cyane nanjye ndakuramukije reka uwo mwana nahuye nawe kugeza rero mwakoze cyane kubana natwe turabashimiye ngo tuzongera kuwa kane ejo tuzaca umugani mu gifaransa witeka akomeze abane natwe twese hari ikintu bagiye kuvuga yego hari umuntu wigeze kutwandikira atubwira ngo twamwitse nimero ya momo yego nibyo ubwo turaza kuyimuha inbox turaza kuyiguha turaza kureba message turaza kuzimuha murakoze cyane mu gikorwa cyo gutera inkunga gahunda yacu tumaze umwaka dusoma igitabo duca imigani ejo ku itariki ya mbere z'ukwa 11 tuzizihiza isabukuru tumaze umwaka dusoma igitabo duca imigani tugira ibisakuzo kuko kubashimira mwe mwese mukomeje kutuba hafi muri iki gikorwa abana bazaba bahari bariyandikishije turabafite ni ibintu byiza cyane ngaho rero witeka akomeza abane natwe twese mwibagirwe ururimi rwacu ruraduhuza witeka akomeza abarinde shatanga abana wese bye turi kumwe rero tubungabunga umuco wacu indangagaciro ziwurimo maze dukomeze dutere imbere witeka abane natwe twese murara haryana hataryana harare umwanzi abakiri ku manywa imana ikomeze ibaturindire bye